ibyo bita agakiza ni remise spirituelle iba aho Satani ahereza Yesu. Aravuga ngo akira umuntu wawe, we arakurekura. Gukizwa n'ukurekugwa na Satani, toute activité sataniste, ukakirwa na Yesu n'imirimo y'umwuka. Nibyo bita gukizwa. Amen. Ntabwo gukizwa ari ukwigisha cyane. Soma 16 mu byakozwe n'intumwa, uhareba umwigisha wari urimo dayimoni, niho uramenya ko gukizwa atari ukwigisha. Agakiza uragaterura, agakiza urakumva, agakiza ukumva mu ngingo, agakiza ukumva mu mutwe, agakiza ukumva ku maso, wareba indaya ntuyirukeho, agakiza ukumva ku munwa, wabona ibisindisha ntubisome, agakiza ukumva mu biganza, wabona inote y'undi ukayimuha, agakiza ukumva mu mapariti sexuelle, uburyo udasambana, agakiza ukumva mu nda ukarya ku rugero, agakiza ukumva mu birenge ukaja hagendwa, agakiza ukumva mu mugongo ugaheka umugisha, agakiza ukumva mu matwi ukumva iby'umumaro, agakiza ukumva ku kibuno ukicarana n'abakiranutsi. Hari umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntiyicarane, ntahagarare, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Agakiza baragaterura. 16 Reka manze mwirebera agakiza mubazi kwigisha cyane. haravuga ngo bukeye, Ego ngo bukeye tujya aho basengera, yura n'umujura gurutewe na dayimoni. Yungukiraga abashebuja cyane n'ingemu. Yego. Uwakurikira Paulo natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Rekera muhuye ntiwavuga ko yakijijwe. Yaravugaga neza. Ntabwo agakiza tukarebera mu nyigisho zikomeye. Uhuye n'uriya muntu wavuga ngo arakijijwe, kuko yaravugaga avuga iby'imirimo ya Yesu, abataba abantu baravuga agakiza. Wumvishe yamamaje Satani se? Oya. Aha niho hatereye ubwoba. Umuntu akorera Satani ariko yamamaje Yesu. Niho hari ikibazo. Aha niho hari secret professionnel. Nigeze numva umuntu umwe witwa Jean Marie wanyuze. Numva n'abandi. Uranyumva neza? Ndakumva. Hari abamamaza n'idini ryabo. Ntabwo akora agakiza. Yego. Hari abamamaza famiye zabo, hari n'abayamamaza. Iyo bamaze guhamagara abantu ngo muze mbakize, wiyamamaje, byerekana ko wabuze uwabakiza. Shimiye umuvugabutumwa witwa Yohana. Ngewe ibyo nkoze nibi, babatirishije amaso. Ariko inyuma yanjye hari undi ubushobozi. Nibyo twari dukwiye kuvuga. Tugiye kuvuga ko twe turi abantu tuvuga ibya Yesu, ariko aturimo akagira icyo akora. Haleluya. None umukobwa araragura, araterekera, yunguka inyungu, afite abamushigikiye, afite manager. Uwo yari afite manager ushinzwe kwakira ibivuye mu bo yabeshi. Yari yarahanuye, yari umupfumu wageze mu rwego abesha bakamuha amafaranga. Kandi subiremo gatanu, ariko sindavuga kreroma, mvuze mu migani kubw'umutekano wanjye. Ariko igihe kizagera nzavuga mu migani, kuko nzakomera nkora iby'ubutwari. Umwami nandinda ari muri njewe. Urabona nk'ubu sinje ukomeye, sindamenya no kuvuga ikinyarwanda, ariko uri muri nge ni uvuga ibi. Aravuze ngo mvuge ngo agakiza Simiyoni yari ategereje ni Kristo pointre, kuko nta rindi zina abantu bahawe gukirizwamo uretse irya Yesu. None umukobwa araje, aba bantu baravuga iby'agakiza, aba bantu ni mubumvire, aba bantu tufatanyije umurimo. ngo umva hahandi tugeze by'agakiza, explication yuzuye neza. Mu cyongereza bivuze ngo iki? Explanations. Ihangana ushakisha ijambo uravuga ngo explication y'agakiza. Agakiza ni iki? Hagiye kuba remise y'umwuka, guhererekanya dayimoni, ihererekanya bubasha. Umukobwa arimo dayimoni.
arimo Yesu barahuye. Iyo ufite agakiza ntufatwa n'ibyo bakuvuga, ahubwo bafatwa n'ibyo uvuga. Haleluya. Ntibigomba kugufata. Urabona ibiri muri uyu mukobwa ntibifashe Petero, ntibifashe Pawulo, ariko ibiri muri Pawulo bifashe umukobwa, kuko uri muri Pawulo araruta uri muri uyu mukobwa. Uko nukuri. Kuki abantu bahora barwaye bivuza indwara? Igihe cyose abantu bazivuza indwara bakivuza ibyaha bazahora babikora barwaye. Okada urabikizwa. Abapotere benshi batanga umuti w'icyaha ntibakiza icyaha. Barakubwira ngo kugira ngo utazasambana ujura bumbije, uwo ni umuti, ntabwo ari agakiza. Keneye agakiza. Iyo arakubwira ngo kugira ngo utazanywa inzoga ngo icara kure yazo. Ewe umuhaye umuti koko araja kure yazo, ariko umutima urazinywa adahari. Ubu nubwo nicaho sinyobeye ko ntuye muri Gishwati, ndi kuhareba, inzu yanjye ndi kuyireba, ibishimbo nahinze ndi kubireba, ndi kureba kandi ntariyo. Niko n'umunyabyaha udakijijwe abireka abyirebamo. Abari bugufi bwabyo. Ariko haleluya. Amen. Agakiza ni iki? Haba romizi, haba ihererekanya, habayeho ikintu aricyo tugiye gusengeramo, n'abantu bari ku isi bose banyumva nibasobanukiwe icyo bita agakiza. Aravuze ngo araje Simiyoni, amaze kugeraho aterura umwana, amaze kumuterura avuga ngo iki? Ngo noneho nta kindi nzaha, sezerera umugaragu wawe, kuko amaso yanjye abonye iki? Agakiza, umucyo uvira amahanga ataraza. Umwijima wari ugihari, ndetse na Yohana ubwiriza yari mu mwijima. Niyo mpamvu yageze mu nzu y'imbohe akavuga ngo mbese ni wowe cyangwa dutegereze undi? Yari yaramubonye. Aho niho urumva neza iby'agakiza. Yari yaramubonye ariko ataramutura, ahubwo yaranamubatije. Kumubona biroroshye, bwira tubonye Imana inshuro 1000, ariko kugira ngo igere habe romize. Abo ni bakomeye cyakora. Romize ntabwo romize uyivugira. Abahana romize ni babiri, bombi barabyimenyera, babiri baravugana. Uri muri Pawulo yavuganye na dayimoni iri mu mukobwa, iramubwira ngo ndagutegetse iva mw'uwo mukobwa, ndagutegetse va mw'uwo mukobwa. Ntabwo ari umukobwa warekuye dayimoni, ni dayimoni yamurekuye. Kuko uri muri Pawulo yabibwiye. Wimbaza menshi ni aho nshaka gutsindagira, dayimoni yaramurekuye. Ntabwo Abisirayeli barekuye Farawo, ni Farawo wabarekuye. Amaze gutinya inkoni 10 yarakubiswe n'Imana, imukubita ibikeri yanga kubarekura, imukubita inda yanga kubarekura, imukubita inzige yanga kubarekura, iramucocanga. Imana yabize, ariko hereza Imana icyubahiro. Iyo ugushaka icocanga ibyaguheranye, iramucocanga kugera bwo avuze. Ababwira abakonikoni n'abaki bose baravuga ngo aba bantu barekure bagende baturusha imbaraga. Pointre ndavuga ikintu Imana ikora ari irangije ifata abo bose bari bakurikiye Abisirayeli ibashira mu nyanja. Aho Abisirayeli, iyo Abisirayeli batanesha, nibo bari kuja mu nyanja. Unesha zaragwa byose, unesha nzamuha izina rishya bitazwe n'ibuye, cyanditse iryo buye ni Kristo. Urakoze. Wa mukobwa dayimoni iramurekura, yakira Kristo, avuga ubutumwa bumuva ku mutima. Impamvu isi yuzuye ibyaha ifite abavuga ubutumwa butava kuri nyir'ubutumwa. Nyir'ubutumwa ni Yesu. Rero uyu mukobwa yarajijishaga ati nimvuga ibindimo barantimbagura kambihishe, ariko Imana iramureba. Ubutaha nzabaganiza ko hari igihe cyo gukizwa. Iyo igihe cyageze, ntabwo itariki yo gukizwa ipangwa n'umuntu, itariki yo gukizwa ipanga n'uragukiza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Nsabiye abantu benshi ubwo Noheri zije, ntabwo uburyohe bwa Noheri
ari inyama n'inkoko n'isamaki ni uguterura umwana akinjira muri wowe ukaba mushya ukabyaga ubwa kabiri, kuko urekuwe n'uwo wavukiye mu biganza, ukongera ukakirwa n'uwuvukiye mu biganza. Iyo romize iraba. Simiyoni aba aragiye ataha mu ijuru amahoro, kuko yabihanuriwe n'umwuka wera. Imana ibambere umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Isi yose ikeneye agakiza, n'abari mu isi bakeneye agakiza. Hari abateruye ibindi babyita agakiza, hari abateruye abandi bantu babita agakiza, ariko uterurwa bikitwa agakiza abaye umwe, Kristo. Uvuga bikaba. Niko nguhamagaye kugira ngo uyu mwanya wa none isi yose inteze amatwi, isi yose inyumva, isi yose inkurikiye ikizwe nawe. Baterure uwo mwana, baterure uwo mwana, bashire hasi ibyo bateruye, baterure uwo mwana, barekure ibyari bibarimo, bakire uwo mwana. Bwigisha ati ntakirira, uwite kuvuga bikaba. Mbera abantu agakiza, bakiyumvemo, bakiyumvemo, baba insengero z'umwuka, umwuka akorere muri. Ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abagusenga by'ukuri bagusengera mu kuri no mu mwuka. Uwo naza, nubwo ijambo ryawe ryavuze ngo araje impaka zivuke, ariko abenshi bamara impaka. Ubereke ko agakiza ari uguterura Kristo nk'umukiza w'abari mu isi. Mbyambaje nizeye izina ryawe Yesu, urakoze, amen. Imana ibahereze umugisha. Rero nitwa Pastor Munezero. Nagize ububyutse bwinshi sinababwira. Intuye mu karere ka Nyabihu, paruwase ni Gasasa, nyoboye itorero ryitwa Rurembo. Niho nkorera umurimo w'Imana, n'ahandi nshobojwe. Iyo umwami nshiriye irembo ndaza ngakora, nshobozwa byose nawe umpa imbaraga. Impaka ku gakiza rero zabaye icyo gihe sinje uzihanuye, ahubwo zahanuye Simiyoni ngo hazaba impaka ku gakiza. Turazikomeje rero, ariko ni impaka zubaka. Niyo mpamvu 0788 21 23 nizo nomero zanjye, cyangwa se 0788 668 89 232 0788 668 89 232. Izo nizo namba zanjye zo kuri WhatsApp. Twabiganiraho, ntabwo turagira iyo tugera wambaye atabaye yere kwishima nk'utabarutse. Turacyari ku rugamba. Hari abakijijwe, hari abarakizwa, hari n'abazakizwa. Abo bose ni ibiremwa by'Imana. Wireba umunyabyaha nkaho uzi iherezo rye, wireba uwabivukiyemo yabivamo, wireba ubirimo yabivamo, wireba uwabyigeze, wireba uwabitaye yabigarukamo. Mwumve rubanda rw'umwami, uwabitaye yabigarukamo, ubirimo yabivamo, utabirimo yazabizamo. Apfa kugera ku munsi ateruye uyu mwana akabona ubugingo buhoraho. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu, amen. Shalom, shalom.